umuntu utagira ibanga ameze nk'umuntu uriho kandi abariho ariko ameze nk'umuntu utagihari. Muri make umuntu utagira ibanga ni nk'inzu y'igikanka idakinze. Ushaka kurinjira ushaka kurasohoka. Tubanze tubabwira ku makuru y'agaciro. Agaciro no umuntu kiha kugira ngo abandi bakamubonemo ko agafite, nabo bakamuhe. Umuntu azokubaha kubera ko yiyubahishije, ntabwo umuntu azokubaha kubera ko warigayishije. Tujane nimukeneye kwiyubaha, nimukeneye ko abantu bakubaha, ubanze wibaha ubwawe. Natwe tuzovuga ati nyamara runaka ariyubasha, tawe umuvogera, kandi ngo nugerageje kumuvogera abandi ntibazamurwanirira. Rero bwite siko n'impano n'ubugenge n'ivyo yize na principe ziwe. No kuvuga ngo imfura nje sinokora iki. Iwacu hari imfura zitaza zisenga ariko sokuru twigeze kuganira. Arambwira ati abahungu urimo kubona barimo gusimba hari akumameza ku gatuti. Twebwe ba data ntibasengaga ariko bari imfura, bari inyangamugayo. Ubu nyine turasenga ubunyangamugayo bukaba buke, tugasenga tukanakora ibyaha. N'ibyaha byahozeho si twe ba mbere, ariko uburyo tubikoramo hari naho tubikorera. Icyo kintu uri kumbwira ngo ndakize nk'umwira wanje, uri kumbwira ngo icyo kintu nje nzoguhindura tumenyanye ndushaje, bizagutwara imbaraga z'ubusa. Hariya ni nko kuvuga ngo ese niki buriya niko guhindura amazi amata, n'ibintu bitazoshoboka gutyo. Kandi n'amata ntiwahindura amazi. Haniyo woyafungura azaguma aba matatu yakomezanye ryabara ry'amata. Arakantu nabonye ushize kuri status yawe wavuga ngo bahungu baba bashaka abakobwa bakunda inkoko. Karakantu nakabonye ndaseka. Bro, reka nkubwire ikintu kitugora nko gushaka umukobwa wifotozanya na chips na chicken ku ruhande, ngo na chicken ku ruhande yagiye out n'akaji gateretse aho. Buri gihe nibyagaburiye mind ye ko umutipa bagomba kuganira ibyo bintu bihari. Iwe niyo se agomba kwiberamo, iyo niyo se wowe tuzomuzana mu isi y'ibishimbo n'umutsima, ibyo azagenda azagenda ku bantu bafite ubwo bushobozi. Muzobana mu mubiri ariko mu mitekerereze abana n'abatuzi. Kuririmba kwanje kubukabafasha ntimunyibeshaho, muzamunyibesha kwanje sije uriye ura n'ubugenge gusangira je wambonye umene wanaka ibi naraye koze naraye nifotoye. Uyu niwe nje mufate muri iri shusho. Twaragisa twebwe ngo twababaye ngo yiga iriya yari impano yaberekaga ko Imana yamuhaye impano zo mutunga muri Nairobi. Abaririmbire abone ifaranga zikankoto kandi kankoto iri mu mara, abantu bazanezerwa cyane. Umuntu guhinduka mbaho urugero kwitungo bita akabwa dogi urakazi. Simvuze ngo nta muntu nisimbwa, ariko akabwa nibwo rugero rwiza rw'inshuti muri Yesu tugomba kugira. Akabwa muzamubana nako ushonje unaniwe urushe kakakurinda, bazitunze ruguru barabizi. Kandi ko gusiga wagwara hahandi wumva ko utakibashije kakakuba hafi kugeza umwuka wa nyuma uvuyemo. Imbwa niyo yakoze amateka gutegereza sebuje amezi 6 ku kibuga cy'indege. Ariko umuntu umugaburira imyaka 30 akakwibagirwa mu minota 3, ariko akabwa ukagaburira iminota 3 kakakwibuka mu myaka 30. Ndabasuhuje mbifurije igitondo ciza abantu bukeye ndetse n'abugoroze, namwe mbifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo mora y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose urimo. Dushimiye ko subscribe kuri Neza Live TV, turagukunda kandi nawe uradukunda. Imana ikomeze guhumugisha. Turamukije abanyamurenge bose kwisi aho bari, ariko batarutugara. Turamukije n'abanyamasisi n'abanyarwanda, namwe turabaramukije cyane, ndetse n'abantu baduha ibitekerezo namwe turabaramukije.
reka ntangire nkwakira kugira ngo karibu wari ukuntu nafashe mikoro ariko nawe uyifate iki kinyagwaga gisa gishaka ko kurusha umuntu uyifate gutya ijwi ryawe sinzi kuribura uyegereze ntikuremera cyangwa nimba wumva ifitemo nk'ibiro ndayigufatira siko uri umushiti wacu hano ni mu rugo urabizi we turahorana iminsi myinshi kwanza turashima Yesu iyo ubonye uvuye mu gitondo uri amahoro nishimwe bivuga ku Mana abantu basigaye bavuga ngo barashaka ngo Imana ngo ibiyere izabiyereka bubuhe buryo muri mukuzuka ngo nje no ndashaka ngo nyereke nibihe bitangaza biruta kuramuka nico kintu cyanyine kiba yakwiyeretse ugasanga ririmbye imyaka 20 ariko aracyasaba ngo Imana ngo imwiyere ndirakwiyereka Yesu atubabarire Yesu uzumwishwa bake kubera kumbashire gutya oya murawe ndawuzi ako umwishwa uzuba umwishwa bake oya ngo wade bwara domicile iminsi twagendanye tacho no ngo sende umwishwa bake onye byinshi ako nawe ushaka umwishwa wawe oya nazibutse mana umwishwa wawe taramukijana bamuyomba bamuyomba Yesu abafubika amahoro abatwikira bimana none rero mani twaba tumaze kangahe tutabonana dusa n'abakumburanye icyucyo ariko nta mutima mubi tukavuga amagambo y'ubwenge abantu bagiye bambwira ngo nzokugarura turamukije abantu bari ku rugamba wa Yesu siko iba turindire kubera ko iyo niyo ndahiro cyane twikomereze twakoranye cyane ejo bundi nawe mbona feedback nziza ngo uyu mugabo ngo asigaye avuga ibintu yasenze yabirepese yabyize ndavuga atega n'umusanzwe uyu mugabo n'umunyabwenge gusa nuko yanze nyine gushitsa ngo twarepese nuko yanze ngo gushitsa okay icyo tukivuge kubera ko umuntu ntagashaka kubera ko abandi bakeneye ko ashaka umuntu ashaka kubera ko abyumvishemo sibyo kandi gushaka si itegeko ni ikintu kiza mu muntu akakiyumvamo urikumva Paulo yaravuze ngo gushaka ni byiza kandi cyane iba yaravuze ngo ni byiza ariko kubireka ari byiza kurushaho kandi yongera aravuga ngo untazobona urukundo akunda umwami Imana ngo n'urukundo ngo akunda umwana w'umukobwa nkabona ibintu bitazovamo mu kariki abona ya mayesa baba iyo mibare yabavuga ati wapi ngo tazaje kumutera ikiyaje amukecuru niwe wavuze neza ngo iterese stress ariko uyu munsi ndagira ngo tuganire hejuru y'ikintu kivuga ngo guhinduka k'umuntu siko guhinduka k'umuntu hari ikintu je ntazanemera sibyo kuvuga ngo uzampindura sinza ncemera umuntu guhinduka mbaho urugero kwitungo bita akabwa dogi urakazi simvuze ngo nta muntu nisimbwa ariko akabwa nibwo rugero rwiza rw'inshuti muri iyi si tugomba kugira akabwa muzamubana nako ushonje unaniwe urushe kakakurinda bazitunze ruguru barabizi kandi ko gusiga wagwara hahandi wumva ko nta utakibashije kakakuba hafi kugeza umwuka wa nyuma uvuyemo imbwa niyo yakoze amateka gutegereza sebuja amezi 6 ku kibuga cy'indege ariko umuntu umugaburira imyaka 30 akakwibagirwa mu minota 3 ariko akabwa ukagaburira iminota 3 kakakwibuka mu myaka 30 akabwa niko kantu kambere kabaho kabinshuti nkuko Bibiliya zibidusa tikagira uburyarya kaza kabana na sebuja mu bihe bibi kandi iyo kabonye umuntu utari nashaka bari inshuti ya sebuja kagomba kumoka nti kaba kazi cyazanye sibyo tabona isimbwa nti babyumve ibyo bigahurira he nibyo tugiye kuvuga rero muri iyi si cyo dukeneye
urimo gushaka umuntu yagenda gutya ngo nzomuhindura bakabwira ati umuhungu afite ikimogi cyinshi ntuzukibashe ngo nce ukuntu nize nzomuhindura uwo se na nyina batahinduye yabananiye wewe noneho uje mu buzima bwiwe afite amenyo yose 32 na muziki irimo uri kumva bizokunda wewe twageye tureka kubeshanya mu hakiri hagati aho ngaho se isana nyina bafite ubushobozi bwo kumuhindura oya umuntu ajya bityo agabura imitekerereze ye siko hari imikurire njya mbabwira physical appearance uresha gutya ufite metero 1.40 ingahe hakaba nanone imikurire y'imitekerereze usanga ufite imyaka 50 ariko utekereza nk'abana 15 abo bantu turabafite hakaba umwana afite imyaka 15 ari gutekereza nk'abagabo b'imyaka 50 nibo bezatana akagabo niyo kakana buzavuga ngo kanaka ngo afite akana ko gutumwa ngo karakana ngo kandi kubasha ko no kunyishuriza ngo reka ngatume harango ngatume ifaranga ngo gishana nawe yazimpeze mu ngo ntagari imfura oya mani kira kintu bazabamo kubesha ibitekerezo hari abantu babesha ibitekerezo byabo ngo uhindura undi muntu ngo ngiye ngo simbyitaye ngo faka bose ngo yankunze ngo nayo ngo imico ngo kateye ngo biriya ngo birabiza bishira bishira gute ngo biza bishira nyine urabona ikintu nshobora gukwemera urabona nk'umwana guhera umwana w'imyaka 10 guhera ku myaka 10 kuzamura 15 uriya muntu we yahuye n'inshuti nziza ishobora kumuha inzira nziza ariko iyo ubona nk'urugero tugezemo nke kukagura imbunda yikanisa kazuga ndurasa nke kukagura imbunda yikanisa aho gutyo biragoye kumva none ubu ngubu ugasanga nkawe wenda uzabimwica kimogi n'inzoga n'ibindi wenda ugira muri bya byumba tutaza tumenya uhisha bakabwira umukobwa turamuhungu nyamara nikirara umusinzi n'umwa kimogi ibintu byose bibaza bikora mureke ngo ya tinjewe ngo ni type yaje ati nje namukunze kandi biriya ati biri biza bishira umuntu agahinduka kandi kurya umuntu guhinduka ni iminota njewe nzikunze umutwara agahinduka yewe amugeza mu rugo ejo zikararazisha yari ara no kwibesha ikintu gihinduka buri mwanya cyonyine ni ikirere izuba rirakwakira mukanya imvura ikaba yo kunyaga nicyo kintu zanemera gihinduka mu mwanya n'umwanya ariko umuntu ntabwo bikunze ubundi hari icyo bita ingeso mu Kinyamurenge nje bizita impano ikintu kikubamo uzi kugikora neza ntaho wakize sibyo icyo kintu uri kumbwira ngo ndakize nk'umwira wanje uri kumbwira ngo icyo kintu nje nzoguhindura tumenyanye ndushaje bizagutwara imbaraga z'ubusa hariya niko kuvuga ngo ese niki buriya niko guhindura amazi amata n'ibintu bitazushubuka gutyo kandi n'amata ntibuyahindura amazi haniyo woyafungura azaguma aba matatu yakomezanye ry'abarajya amata hari akantu nabonye ushize kuri status yawe wavuga ngo abahungu baba bashaka abakobwa bakunda inkoko kara kantu nakabonye ndaseka bro reka nkubwire ikintu kitugora nko gushaka umukobwa wifotozanya na chips na chicken ku ruhande ngo na chicken ku ruhande yagiye out n'akaji gateretse aho buri gihe nibyagaburiye mind ye ko umutipa bagomba kuganira ibyo bintu bihari iwe niyo se agomba kwiberamo iyo niyo se wowe tuzomuzana mu isi y'ibishimbo n'umutsima ibyo azagenda azagenda ku bantu bafite ubwo bushobozi muzobana mu mubiri ariko mu mitekerereze abana n'abatuzi noneho ni ukuvuga ngo abakire ku bakire bakene ku bakene abakiritse ku bakiriritse uwo hari abashaka nk'uko abikeneye agejeje imyaka urumva ariko ntashaka yumve gusa ko agomba kwitwa umugore wa runaka ariko mu buzima ahora mu buzima bwe mu mutwe ni inkumi igomba kugenda awuti mu gihe wagiye mu cyaro hari abatipe bagomba kumusohokana awuti agakomeza muri bwa buzima nanone tacyahindutse
kubera ko nibyo yagaburiye mindset noneho wewe nguraje tumugabone nyampinga hambaye imiringa ngo ugireho n'ibintu byoroshe uri ibiguruka byose siko bigere bwami mwabana bato sinako binatinda n'ibigeze siko bitinda nose wowe nk'umuntu uzaje gupatana uzomusohokana he ngo urugero umuntu ugukunda nta gukundira ibyo waspendings umuntu ugukunda gukundira ukuri urikumva agukunda wowe nyine hari icyo twebwe mu nyuma kuva na kera ariko ubu nyine byagaragayeho muri icyo bita l'amour large François avuga l'amour large ce n'est pas l'amour ariko ubu nyine turi muri l'amour large urukundo rw'amafaranga niyo si tugezemo hari abicuruza kugira ngo babone amafaranga bakayabona sibyo iyo monde niyo turimo noneho kuri icyo narimvuze iyo urukundo rw'amafaranga rushira vuba kuko ayo mafaranga iyo ashize nicyo birajana ubundi iyo amafaranga ashize urukundo ntabwo ruba rwihari kwa kundi ugenda uyakoramo niba ufite miliyoni 2 ugenda ukoramo kujya ugenda ukuramo 50 niko ruganda rupunguka niko ruganda rupunguka umunsi rero kuri mpesa cyangwa kuri konti hasigayeho 0 nyine n'urukundo ruba ari 0 hari abantu baba mu rukundo rwa ambiance kuryoshya wumve ngo yagiye kuri piscine auti ifoto nyinshi n'inkoko yagiye kureba inyamaswa iwe yabaye touriste udahembwa abandi babikora nk'akazi ariko abikora ari uguspendinga kandi ya spending atinjije kandi ya spending atarayiwe urukumva uwo muntu rero ntimuzobana nk'umugore ushiriza imboga ngo ari kuri TikTok Hello bro tujye duseka n'ibintu bibabaje umugore ari hari ari kwikamera kuri TikTok neza kabucungi kabigira guki kaba makara akayifata akayoza uri kumva uwo muntu nimuzabana kubera ko mu mutwe yiwe no gusireyinga ejo kanaka yakoze iwe ba mu buzima bw'abandi taba mu buzima bwe ubwo iyo ntana bose we yumva ko ibishimbo bitazogera kumugera ku munwa agomba gushogeka inzara mu zindi make up refresh impande nazo basigaye bashongera ngo bashongere iba nayitakaye bandike mu comment si twebwe ese ni nani ingohe neza izi abasaba bashongera zina bazita gute wa zina bazita gute tuno dusasi tuba hano aya ingohe neza nibitsike ibitsike dai basigaye bashongera usanga inzara yashongereye no ku buryo ngo atakibasha gucumba ngo sheri ngo mfasha bari mu kubitaga ngo bashu ibyino araho n'igishikida byari byarango aho nashikiye umugabo bamwita ngo nishu agati ifurira dupfanye kirintoya pe mugabo we yabaye kabiki bizabitambama cyane uri kumva wawa uri kumva uwo muntu biragoye kuvuga ngo azumva ukumeze si wa muntu muzanicara ngo atange ibitekerezo byo gushaka amafaranga wayagira utayagira afite n'uyabura azashaka kuba yafite cyangwa mu abana n'undi yafite of course ibyo bigomba kubaho binariho ariko abantu ruzi ifaranga ni nziza ariko umugore wakunze ifaranga cyane kugusiga biza byoroha tubizanye ukuri hano ni mu kirambi noneho urabona umugore wagukundiye ifaranga uko usa kose nuko umeze kose nta kibazo ariko akagukundira gusa ifaranga biragoye iminsi 2 gusa uzamubwire ko ntakumeze urebe intuzi ko fishaganyisha nibwo gusa azamakubwira ati nubundi se wagiwe yatangiye kuvuga ngo kanaka cyangwa akavuga ngo ariko bundi ngo najagaye sha naribeshe ngo nikanze biguruka bitagere ubwami ari umusaza yigeze kumbwira ngo iyo kujya washatse ngo utarashaka hari kirengete kiba kikure mu maso kandi cyakindi kitakwemerera kubona
ni nko kuba umeze soka twishira ni nko kuba umeze iyo rero umaze gushaka cya kirengeti kiza kikuvaho nibwo uzumenya ko waruguyemo cyangwa washatse neza nibwo uzubimenya aho kantu warukaze iyo umaze gushaka nibwo uzubona neza isi urimo ubundi hari isi abamare babamo twebwe tutazi nta n'ikirenge turayikandagizamo ndakize tujye tuganira iki kintu wenda ni nabyo bintu turimo kubona hanze urukundo ruva ku Imana twasigiwe ingo zirufite ninke icyo bita true love mu cyongereza urukundo rw'ukuri ntago ni bake cyane ruguru bakaza banabomboka ku mukene bakahinga bakeza bakabyara bakagwihanganira umwana bakamubombora kandi bakamubombora bamukubise batanaziranye ngo kuba gusa ngo yaramubonye mu musitari ngo ari ku murongo w'imbere ngo ku murongo w'imbere ngo abyina dance dance gana isigira ritime ko bayibashije ariko uze kugutora ngo uhagare ku murongo w'imbere wabyina baba bakubonyemo ubundi bushobozi iyo nitara nayo akamubombora bagasazana bakabyara umwana umwe uwa kabiri uwa gatatu uwa kane kugeza aciye kandi tubona kuriya ingo zose zigira ibibazo kurumva nta rugo rutagira ikibazo kandi nta rugo rubanye nta mugore n'umugabo banye 100% neza muri kumwe uyu munsi ejo mugakozanyaho bikagenda gutya ariko kuri urugo rugirwa n'ibanga tubona kuri umuntu uzawumva ko yakubera rumodo akubwiye nk'ibintu azacamo uvuga ngo hoya bigumane ntubimbwire iyo kujya wagize gusibanga mu rugo rwawe ibibera mukabigira muri entre parenthèses byawe kujya uba wabishoboye okay kuri icyo waruvuze umuntu utagira ibanga bameze nk'umuntu uriho kandi abariho ariko ameze nk'umuntu utagihari muri make umuntu utagira ibanga ni nk'inzu y'igikanka idakinze ushaka kurinjira ushaka urasohoka ndakize kubera ko agaciro kawe gakubiye muri rya banga ryawe ufite erega ibya bintu by'agaciro bya bintu by'ibanga iyo biramutse bigeze hanze bikabonwa na buri wese bikitwa ibanga nimba ibanga riba tuganiriye ibanga rikagera kuri mwene data hariya ntiriba rikira ibanga ari ryabaye amakuru kandi kuko nibigataha tuvuga si ibanga birukantaho niyo mpamvu kuri ibanga ni iry'abantaba nta bantu bicaye bagatona ikintu ese tuvuge kweri kuri aba bantu twese buriya ntawe udakosa ariko ikosa si ugukora ikosa no kurisubira ariko tugomba kwigira mu makosa ikosa si ugukora ikosa ni ugusubiramo ikosa kandi tugomba kwigira mu makosa umutipe arifashe tujye tubivuga ni ibintu mani umuntu w'umubyeyi buri muntu wese utazi agaciro ke tubanze tubabwira ku makuru y'agaciro agaciro ni umuntu ukiha kugira ngo abandi bakamubonemo ko agafite nabo bakamuhe umuntu azokubaha kubera ko yiyubahishije ntabwo umuntu azokubaha kubera ko warigayishije tujane nimukeneye kwiyubaha nimukeneye ko abantu bakubaha ubanza wibaha ubwawe natwe tuzovuga ati nyamara runaka ariyubasha tawera umuvogera kandi ngo nugerageje kumuvogera abandi ntibazamurwanirira kubera ko hari aho uyu munsi kuva umunsi uterese ushize uwo ukunda mutandaho ndagira ngo ndifite icyumweru 2 3 urugo si tugwita ko ari urw'ibanga kubera ko umunsi wamuhamagaye halo mutandaho wenda hari ariko uwo mwanya ntimwawukoresheje urugo rwawe rugomba kuba privé yego YouTube ni akazi ukora kandi keza ariko ntago ari akazi kagomba gushira urugo Rwanda kizaza oya ni akazi kagomba gutunga urugo gwe ariko ntago ari akazi kagomba gushira urugo gwiyo hanze nimba bivuze ngo ninjuru uri kwa mutandayo si famille yaje taho bihuriye kuri yantu ubona muvuka muri abana 4 umwe akaba mu gisambo undi akaba nk'umupasteri undi akaba imicihebe kuri ya buri muntu wese aba afite uko yaremwe cyane
pasiteri ntazabyara ikirara. Iki wakoze kiri mu ndangagaciro zawe zo kuvuga ngo muri principe z'umuryango wa Ndakize nta mwana ugomba kuja mutanda, nta mugore ugomba kuja mutanda. Si ngombwa mama. Si ngombwa. Noneho birya washize hanze abanzi buri umwanzi ntaca ahantu ukomeye hari imbaraga aca mu ntege nkeya zawe nurangiza ngo we ngo abantu barakwanga niwe wiyangishije abantu. Ntabwo ari abantu bakwanze. First ni wewe wisize icang ese ni cangiro bavuga gute urwango oyaye ni cangiro man. Kubera ko muri iyi si ubuzima vie privé igomba kubaho ku muntu wese ugihumeka. Okay, atandukanyirize umuntu w'umukristo ashobora guta video hanze. Hari ubukristo ubundi umuntu w'imfura, hari ubufura umunyangamugayo ivuga ngo njiwe sinokora iki, sinomwe inzoga, sindi umukristo cyane ariko sinomwe inzoga, sinokora ibi kubera ko inzoga ngo uyikura mu icupa nayo ikikura mu bagabasha. Icyo kintu kirababasha afashishwe. Noneho hakaba umuntu indangagaciro z'umugabo avuga ngo we sinamwe inzoga, sindi umukristo ariko ibigayitse amahame y'umuntu. Jewe sinza nkora kimwe, jewe nanga kimwe, jewe sinduyo, jewe sukumfata ukumfata wo sinje ayo na amahame. Uyu mugabo avuga ngo ngomba gukora icyo natekereje, singomba gukora icyo natekererejwe. Rero ugasanga undi ni umukristo ariko ntagira amahame, ni umukristo nakanyanga niki bira bitesheje agaciro byose arabikora ariko no umurimo w'Imana araririmba. Kuririmba nitala uko nukuri siko kuba yakoze kuri kiriya ese kiriya akambura ubusa akifotora buriya telefone. Babwiza ukuri telefone nta kantu, telefone ni ikintu cyo guhamagara, nta kantu ugura amafaranga yawe. Kariya akajisho ka kamera tubabwira ko iyi telefone ko guhesha icyubahiro kakakwicazanya n'abakomeye, nanone kakokongera kakokugahisha ukicarana n'imbwa kwibarabara. Nuko wa aga telefone urifashe umuntu w'umubyeyi uriyandaritse yiga biriya ni ikintu cyari kimuri gisanzwe gusa hari habuze umunsi ngo gisohore. Baravuze ushaka kumenya akamaro k'ikintu ugihiga mwebwe mukamumuganya ngo yatwicazaga. Oya, kira yakoze nicyo yatekereje. Uriya niwe n'ingeso yamubagamo gusa haburaga gato ngo bagaragarize projet yari maze imyaka mu mutwe. Make ababwire ngo muzamunyibesha nguyu wondi uyu niwe jewe tipukaza mubona mbica ziriya ira n'impano ariko wondi we nduyu kuririmba kwanje kubafasha ntukazamunyibesha muzamunyibesha kwanje sije uriye ura n'ubugenge gusangira je wambonye umene wanaka ibi naraye koze naraye nifotoye. Uyu niwe inje mufate muri iri shusho twarangiza twebwe ngo twababaye ngo yiga. Uyayi iriya yari impano yaberekaga ko Imana yamuhaye impano zo mutunga muri Nairobi abaririmbire abone faranga zikankoto kandi kankoto iri mu mara abantu bazanezerwa cyane. Uko nuko sibyo cyane. Rero muzo mutandukanya indangagaciro z'umuntu mutandukanye siko n'impano n'ubugenge n'ivyo yize na principe ziwe. No kuvuga ngo imfura nje sinokora iki iwacu hari imfura sitaza zisenga ariko sokuru twigeze kuganira arambwira ati abahungu urimo kubona barimo gusimba hari akumameza ku gatuti twebwe ba data ntibasengaga ariko bari imfura bari inyangamugayo. Ubu nyine turasenga ubunyangamugayo bukaba buke, tugasenga tukanakora ibyaha. N'ibyaha byahozeho si twe ba mbere ariko uburyo tubikoramo hari naho tubikorera hari umuntu uvuga ngo kubera nje uko nisi reka ngomeze ndikubitira umumera kanisa zo ndigera muko nishaki ariko bamenye mu mumera n'umunsi nzore ku mumera bazomenye ko nawe uretse ariko urakubita gitari kubita senti ngo umumera ngo ndi mu mumera ngo ni uri mu gutuma ngo nkora ku manoti. Bira bintu nazo ngo bigira undi muhamagaro wa ngo biza bituma umuntu anezerwa nyine agakora ibirenze. Buriye inzoga
inzoga inzoga bazavuga ngo ni mara stress ahubwo yongera stress nimba umwoye inzoga nuko kiyateka arimo kwishuza kuko za nzoga ntizigeze zishura kiyateka siko cyaki n'ubundi rya deni ni rya deni wishoye gusa mu kantu kaguhugisha iminota mike ariko zirakuvagamo zizokugumamo se reka twisoreze twigendere tubabwira iki kintu twari ko tubwira abantu ngo aya makuru yose nuko abameze kandi tugiye dukora amakuru y'umuhana gusa niho gaturimo ukwazi ariko bazavuga buriya umuti wagize kuko impamvu tumwe umuti kandi tuzi ukusharira nuko tuzi ukukiza ubugingo nanone tuzi uryoha ntabwo umuntu azango kubera ko awukunze pe wamumva ngo ngura muti ngutayemegwe kuko akunda uzobona ifi ku muhanda ukagira amegwe uzungagira gusa iki kurimo cyaki kumara imbaraga kigende ariko gisi wa muti ubihira ubugingo ariko kiza ubugingo cyane sibyo niyo mpamvu rero nukuri nako kurya ikinyoma kiryohera amatwi kikica ubugingo ukuri kugasharira mu matwi ariko kugakiza ubugingo ubwoko bw'Imana yego turabakunda cyane twarimo turi hano kuri Neza TV muzamukora subscribe iri kanisa ryacu tirisaba ngo amaturo tuzoga umuntu ngo yatungwa na maraso gusa kugira ngo dukomezanye injiri amahoro mu mutima amafaranga mikofi turabakunda cyane ibiganiro tunakagaruka ciao ciao bye bye